Imana ntiyitaye ku gitsina cyawe, Imana ntiyitaye kuri we, Imana ntiyitaye ku cyo uri cyo, Imana ntiyitaye cyangwa se nubwo abantu bataba bakuzi, ariko hari isezerano cy'ikigomba kuvuka mu buzima bwawe ukakibona. Kirahari. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu, inyenyeri iraboneka. Nukuvuga ko mbere yuko uhura n'ikimenyetso kikuganisha ku masezerano yawe, icyo kintu kigomba kuba gihari. Si icyo gutegereza, si icyo guhamagara, si icyo kunegosya, cyarangije kuvuka. Icyo kintu kirahari, vuga ngo kirahari. Ariko njyewe nawe icyo dutegereje ni inyenyeri yacyo, vuga ngo yacyo. Kuko Bibiri iravuga ngo inyenyeri ya Yesu, si inyenyeri yawe, ni inyenyeri y'icyo kintu cyavutse. Niyo igomba kukuyobora ikakugeza kuri iryo sezerano ryawe, ikakugeza kuri icyo gitangaza cyawe, ikakugeza kuri uko gukira kwawe, ikakugeza kuri uko kurongorwa kwawe, ikakugeza ku kurongora kwawe, ikakugeza ku kubaka kwawe, ikakugeza kuri ako kazi kawe, ikakugeza kuri icyo wifuza. Haleluya. Hey, buri kintu cyose Imana yemera ko kivuka mu bugingo bwawe, kikuzaniye ishaba, kikuzaniye umugisha, Imana igishyiraho ikimenyetso kugira ngo utayoba. Kandi niwe Imana ibyereka, niwe Imana iyobora. Inyenyeri ni imwe kandi uwayibonye ni umwe, kandi aho ugana niho icyo kintu kiri. Imana ntishobora kumpa icyawe, kuko inyenyeri yacyo ni wewe yahamagariwe, ni wewe yategetswe. Haleluya. Amen. Amen. Ndumva hari ikintu kigiye kuvuka mu buzima bwawe. Ntabwo ngize, ariko hari ikintu kigiye kuvuka. Haleluya. Hari ikintu kigiye gufatika mu buzima bwawe. Bo baravuga ngo umwami wavutse ari hehe. Icyo kintu kizaza ari ikintu kinejeje. Icyo kintu kizaza ari ikintu gituma wishima mu buzima bwawe. Amen. Ariko rero hagati y'icyo kintu nawe hari urugendo. Icyo ngeyeho aho icyo kintu cyavukiye, Herode nawe arahari. Ariko Imana ni Imana izi kurinda. Imana ishobora kurindira isezerano ryawe mu maboko ya Herode. Haleluya. Imana ishobora kurindira ibitangaza byawe mu maboko ya Herode. Icyo nicyo kigaragaza imbaraga z'Imana, nuko Imana idahisha ibintu. Na Herode nawe icyo kintu kigomba kuvukira aho hantu nyine, kugira ngo ahagarike umutima, nanashakisha Imana imwima amaso yo kukibona. Kiri aho. Haleluya. Urugendo rutuganisha ku masezerano, urugendo rutuganisha ku by'Imana yasezeranye, urugendo rutuganisha ku by'Imana yavuze mu buzima bwacu. Urwo ni urugendo rusaba kuba ufite ubwenge budasanzwe, kuko abantu bose babonye inyenyeri, ariko si bose bamenye ko ari inyenyeri y'umwami. Hagomba kuba ufite ukundi kureba. Iyo umubyeyi yiteguye gusama, afite ibimenyetso ahora ategereje, sibyo? Ariko umugabo ibyo bimenyetso ntiyabitegereza, ntafite ubwo bwenge bwo kubitegereza, kuko sibyo. Murabyumva? Hari ibimenyetso mu buzima bwacu wowe uzi, yewe ntazi. Ufite ikimenyetso mu buzima bwawe wumva ngo iki kintu cyiza kigiye kuba. Imana nipfa kuzana ibintu wale improviste, hari akantu ishobora kukwereka kagutegura ko icyo kintu ugiye kuza. Iyo utabimenye rero kiragutungura. Ariko ni byiza ngo igihe cyose iyo wasabye Imana ikintu, iyo winginze Imana ngo ikwereke ikintu, nawe tangira urebe mu kirere hari inyenyeri. Tangira urebe, unamura amaso yawe, unamura kureba kwawe. Hey! Inua macho yako, unamura amaso yawe, urebe ko iyo nyenyeri atari yawe.
yawe n'amasezerano hari icyapa. Hari icyapa kigenda gikwereka ngo kibumoso kiburyo, manuka, cyahariya, jahariya, komeza, gerayo. Hey! Iyo ni inzira. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo iyo nzira baciyemo ngo ntibari barigeze kuyicamo ubundi. Nukuvuga ko hari isezerano ryawe, ni inzira ugiye kumenya ubwa mbere mu buzima bwawe utigeze unyuramo kandi ntuzayigarukamo, kuko abanyabwenge ngo ntibongeye kugaruka muri iyo nzira. Ni inzira ucamo rimwe ukagera ku by'Imana yaguteguriye, ikagucisha mu bindi kugira ngo uhure n'ikindi. Imana yacu ifite byinshi kandi duhishiye byinshi, ariko icyo dusaba ni ukumenya neza uru rugendo ruva rukagera hari ibintu byinshi bitubuza, ariko amaso yawe nuyahanga ku Mwami Yesu, amaso yawe nuyahanga ku nyenyeri yo mu ruturuturu, amaso yawe nuyahanga ku mbaraga z'Umwuka Wera, amaso yawe nuyahanga mu masezerano y'ijambo ry'Imana, amaso yawe nuyahanga mu masengesho ava mu ndiba y'umutima yewe n'Umwuka Wera, uzagera kuri iriya sezerano ryawe. Reka gucika intege. Haleluya! Uru rugendo ni rugendo mw'abacika intege, urugendo ni rugendo mw'abananirwa vuba. Iyemeze uvuge ngo uko bimeze kose ikintu cyanjye cyamaze kuvuka. Yesu yarangije kuvuka i Betelehemu, umugisha wanjye warangije kuvuka i Betelehemu, kandi inyenyeri ye nayibonye. Uko bimera kose, upande ushuke, hey, ubyange ubyemere, ubikunde n'ubikunde, ikintu cyanjye cyamaze kuvuka. Haleluya! Hari ikintu cyawe cyavutse kandi nta wundi uzagifata atari wowe. Kiragutegereza. Haleluya! Birashoboka ko aba bantu bagiye mu kwizera, nubwo bari bazi ngo n'inyenyeri y'Umwami Yesu ntaho yari yanditswe, bakoresheje ijisho bita kwizera. Iyo ufite ibitekerezo kumva kudasanzwe, ugomba kurema, gusaba Imana ikarema mu mutima wawe ijisho ryo kwizera. Niyo Satani yakongorera ngo ariko se kuva iwanyu ugiye i Betelehemu niki kikubwira ko iyi nyenyeri ari iya Yesu? Aba bantu bageze mu nzira, Satani abumvisha ko iyo nyenyeri atari iya Yesu. Ushobora kugenda urugendo rurerure, wagera kure ukabivamo, kandi urugendo rwo gusubira iyo uvuye n'urugendo rwo gukomeza iyo ugiye ziratandukanye. Muranyumva neza? Urugendo rwo gusubira iyo uvuye n'urwo gukomeza iyo ujya. Iyo wageze aho wumva nanone wakwikomereza gusubira iyo uvuye, kuko ni urundi rugendo rurerure. Aba bantu rero nabo bahuye n'ikibazo mu buzima bwabo. Uko bakurikira inyenyeri bugacya bukira, niko Satani ashiramo kunanirwa muri bo, kandi Satani akababwira ngo ariko mwabajije abandi, ntukabaza abandi ku cy'Imana yakugeneye, kuko nubabaza uzahura n'ikibazo gikomeye. Bibiliya iravuga ngo maze guhura n'Umwami w'abami, numaze kwakira guhishurirwa kwe, ngo nirinze kuganira n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo narazamutse njya gukora ubushake bw'Imana. Haleluya! Kuko iyo ubwiye umuntu ngo nabonye inyenyeri y'Umwami, aratemba agaseka. Umuntu yarasaze reference ndera, kuko uravuga langaje batumva. Ibyo ni ibimenyetso byawe uzi, ibyo ni ibintu byawe, ntiwabibwira undi ngo abyumve. Hari ibintu byawe nubwo waba uca mu imibaro ikomeye, ariko kumva ikimenyetso cy'ibyishimo muri we cyihisha ahantu. Ariko se ko nagize ibyago, kukinezerewe ukuntu aka kanezero karava he? Oya, hari inyenyeri, hari inyenyeri imwe ikuganisha ahantu, hari inyenyeri imwe ikohereza ahantu. Haleluya! Hari ikintu wumva mu buzima bwawe kandi gitandukanye n'ubuzima urimo muri uwo mwanya.